Aba ni abakobwa babiri b'inshuti magara, umwe yitwa Kati undi yitwa Sironi. Aba bakobwa bari inshuti cyane ku rwego rukomeye. Aba bakobwa baba bari kuganira ku kazi bagiye gukora ndetse baganira no ku rugendo bagiye gukora ruva muri uyu mujyi batuyemo, aho bagiye gukora akazi mu murima ukora ibintu byo gutunganya amafumbire, akaba ari akazi babonye k'ukwezi. Aba bakobwa baba bari no kuganira uburyo amafaranga yabo bazakura muri kariya kazi bazayakoresha mu bintu byo gushopinga. Mu gitondo gikurikiyeho, umugabo witwa Jason, uncle w'uyu mukobwa Kati, ndetse akaba ari n'umupolisi, yaje kubatwara abavana aho bari batuye. Uyu mugabo Jason yabajyanye aho aba mu nzu ye abanamo na girlfriend we mu ijoro ryabanjirije ko aba bakobwa bajya mu murima aho bagiye gukora akazi. Aba bakobwa bageze muri uru rugo bakamara kwisuganya, aho bari baryamye mu cyumba batangiye kuganira. Uyu mukobwa Sironi ahereza mugenzi we Kati igitekerezo, amubwira ko ahantu bagiye muri uriya mujyi bahimba amazina bazajya bakoresha kugira ngo birinde hatazagira umenya amazina yabo bwite. Uyu mukobwa Sironi yaje kwiyita izina Hitha, ndetse uyu Kati avuga ko we aziyitwa Ripri. Ku munsi wakurikiyeho, uyu musore Jason yazanye aba bombi kuri sitasiyo aho bagiye gutegera bisi irabajyana nyine ku famu bagiye gukoramo. Uyu mu onkire Jason w'umupolisi wari unabitayeho cyane yabahaye igitekerezo, ababwira ko kugira ngo birinde bagomba gushaka ijambo bazajya bakoresha bandikirana nawe, iryo jambo rikagaragaza ko nyine batari mu byago. Yabahaye igitekerezo, arababwira ati nk'igihe bandikiranye bagomba kujya bandika ibintu byose bamwandikiye bakarenzaho ijambo, iryo jambo rikaba rivuga ko bameze neza. Mu yandi magambo, uyu musore Jason yabwiye Kati ko agomba kujya amwoherereza ijambo ritandukanye, noneho rikaba risoza ibintu byose yanditse kandi akaryandika mu nyuguti nkuru buri munsi. Akaba aribwo uyu Jason nyine azajya amenya ko aba bakobwa batekanye. Iryo jambo bemeranijeho ko bagiye gukoresha apple ya pome. Nyuma y'uko uyu mugabo Jason avuye ahangaha basize kuri sitasiyo ya bisi, abangaba bagombaga gutegereza bisi igomba kuza byibura mu gihe kingana n'isaha. Aba bakobwa mu gihe cyo gutegereza bafashe umwanzuro wo kuza ahantu hari kafe nyine baragura icyayi n'ibindi bintu byo kurya. Bakinjira muri iyi kafe, hari abasore babiri bahise binjiramo ku buryo batangiye kugaragaza ko babitayeho cyane. Aba basore bahise basanga Kati na Sironi aho bari bicaye ku meza, ndetse aba bakobwa uko ari babiri bibwira aba basore babiri baje babegera ku meza bicayeho, ariko bababwira ya mazina bahimbye kugira ngo batamenye amazina yabo. Aba basore babiri bo noneho mu kwibwira aba bakobwa babiri Kati na Sironi bavuze ko ari abavandimwe, umwe yitwa Jedi undi yitwa Lukasi. Ndetse aba basore uko ari babiri bahise babwira aba bakobwa ko babahari ifuti bakabajyana aho bagiye gukorera. Nubwo uyu mukobwa Kati we yabanje kubitekerezaho, ariko yahaye uyu mukobwa Sironi umwanzuro w'uko ari urawufata. Uyu mukobwa Sironi yakwemera ko bajyana n'aba basore nyine bakajyana, cyangwa se yabihakana ntibabihakane. Byaje kurangira aba bakobwa uko ari babiri bombi binjiye mu modoka y'ubururu y'aba basore Jedi na Lukasi. Ubwo bari bagiye kuba hari ifuti. Imodoka yahagurutse ahangaha bari bategerereje, ariko ibintu ntago byagiye uko aba bakobwa bari babipanze, kuko uyu musore Jedi na Lukasi batambutse ku ifamu aba bakobwa Kati na Sironi bari bagiye gukoraho. Aba bakobwa uko ari babiri birabacanga. Bakomeje urugendo, umukobwa babaza ati none se ko muturengeje? Bwa nyuma na nyuma ariko aba basore uko ari babiri babazanye ahantu mu rugo. Abakobwa basohoka mu modoka bameze nk'abacanganyikiwe. Ako kanya bakiva mu modoka bakagera muri uru rugo, aba bakobwa babiri Kati na Sironi bakiriwe n'umukecuru, ababwira ko ari mama wa Jedi na Lukasi, ndetse yahise anabaha karibu ababwira ko bakwinjira mu nzu bakanywa icyayi mbere y'uko aba basore babajyana ku ifamu aho bari bagiye. Aba bakobwa ntabwo bigeze babigiraho ikibazo, kuko babonye ko aba basore babanje kubazana iwabo kugira ngo babanze babazimanire. Bakinjira muri iyi nzu iwabo w'aba basore, uyu mukobwa Kati yakiriye ubutumwa bwa onkire we Jason, bandikirana no muri ya magambo uyu mukobwa amubwira ko ameze neza cyane nta kibazo afite, kuko mu byo yanditse yarengejeho rya jambo apple. Abangaba bariye amapayi ndetse banywa n'icyayi bari bazaniwe n'uyu mukecuru ubyara aba basore Jedi na Lukasi, ariko ngo ibi ngibi ntabwo bagakwiriye kubirya no kubinywa, ariko barabiriye baranabinywa.
bivuze ko ibingibi bariye nyine byari bifite ikibazo. Bakimara kurya ibingibi no kunywa icyayi, abo bakobwa imirebere yabo cyangwa se amaso yatangiye kuzamo ibintu by'ibihu bitagaragara, nyine bakabona imbere batari kubasha kubona neza. Aba bakobwa bamaze kubona bimeze gutyo, batangiye kwiruka bava muri iyi nzu kubera ko bari babonye ko hari ikintu kitagenda neza. Ariko aba basore Jedi ndetse na Lucas baje babirutseho, birangira banabagarukanye. Aba bakobwa bombi bataye ubwenge ndetse babazana babahetse ku migongo yabo, bigaragara ko ibyo bariye bananyweye nyine bitari bimeze neza. Ku munsi wakurikiyeho, uyu mukobwa Kati na Sironi bapanitse cyane, baje gutungurwa no kwisanga mu ishyamba hagati mu bikontineri ndetse baziritse amaboko n'amapingu ariho iminyururu. Uyu musore Jedi yaje abasanga ndetse ababwira ko aka kanya bagiye gutangira kuba hangaha ubuziraherezo. Arangije abahereza ibintu by'ibanze bigiye gutuma babaho nk'imyenda, igitanda ndetse n'ubwiherero kugira ngo batangire babaho ngaho. Aba bakobwa Kati ndetse na Sironi bahise bambara ibyo babazaniye. Nyuma yaho umugabo witwa Boris yari boss wa Jedi na Lucas, ba basore bazanye aba bakobwa. Yahise ahagera yaka Kati telefone ye, atangira gucekinga niba nta muntu waba uzi ahantu aba bakobwa baba baherereye. Uyu mugabo Boris yahise avumbura ko uyu mukobwa Kati ndetse na Sironi babeshye ba basore amazina yabo, ndetse anavumbura na ya kode bakoresha bari kwandikirana na onkere wabo w'umupolisi. Kati na Sironi babahatirije kubabwira ukuri, nyuma babona nta yandi mahitamo bafite, batanga rya jambo ry'ibanga ryabo bakoresha rya pome, baribwira uyu mugabo Boris. Uyu mugabo Boris nawe yahise yandikira uriya Jason ubutumwa, arenzaho rya jambo epo bigaragaza ko bameze neza. Nyuma y'uko ibintu bigenze neza, aba basore bamaze kubona bari muri kontrole y'aba bakobwa, Kati na Sironi noneho batangiye kubategura neza, babahereza ahantu ho kogera. Ako kanya bakiri aho ngaho, sherifu w'uyu mujyi ahita aza abatunze imbunda aba basore. Aba bakobwa ko ari babiri bahita baza biruka bagana inyuma y'uyu musherifu, bavuga bati murebe bari abasore nibo badufashe. Uyu musherifu yahise aseka cyane abika n'imbunda. Kumbe uyu musherifu nawe yari mu bantu bashimutaga abakobwa ndetse bakora icyo bita human trafficking muri aka gace. Biza kurangira aba bakobwa bisanze nyine ntaho bari bari guhungira. Ndetse uyu musherifu nawe yari ari mu bintu bishyigikira ko abakobwa bafatwa, barangiza bagafatwa ku ngufu n'abandi bagabo. Aba bakobwa bahise babasubiza muri kontineri bari barimo. Nyuma y'uko uyu musherifu ahagije irari rye kuri aba bakobwa, Sironi yegereye uyu mukobwa Kati wari uri gutitira, atangira kumuhumuriza. Ku rundi ruhande mu mujyi, wa mupolisi Jason ubereye onkere uriya mukobwa Kati yaratangiye guhangayika, avuga ko amagambo amwandikiye uyu munsi ari ya magambo yamwandikiye ejo hahise, kubera ko bari beberanije ko buri munsi bagomba kujya bahindura ijambo ry'ibanga. Aho ku munsi wabanje bakoresheje epo, bivuze ko uyu munsi bari bagiye gukoresha irindi jambo rishyashya. Ariko wa musherifu we yandikiye uyu Jason amwandikira akoresheje ijambo epo, byatumye uyu mugabo atangira guhangayika. Ku rundi ruhande muri rya shyamba, ba basore Jedi ndetse na Lucas bazanye abakiriya baje gutoranya bano bakobwa nyine kugira ngo bajye kubasambanya babafata ku ngufu. Mu bagabo baje gufata ku ngufu, hajemo umugabo umeze nk'umusazi. Afata uyu mukobwa Sironi amwinjiza muri kontineri, ajya kumusambanyirizamo. Kati akibona uyu musore cyangwa se uyu mugabo yabonye ari ameze nk'umusazi nyine, umusayiko, kuko ikigabo cyo cyarisariraga ndetse kiri kunywa n'itabi, kikarimushyiraho nyine kimutwika. Icyo kigabo nuko nguko cyamufashe ku ngufu. Ku rundi ruhande ahari uyu mugabo Jason yaje guhamagara aho bari abakobwa Sironi ndetse na Kati bagiye gukora, atungurwa no kumva bamubwiye ko aba bakobwa batigeze bahagera ejo. Uyu mugabo yahise akeka ko aba bakobwa byanga byakunda bari mu byago, ndetse ahita agenda ava mu rugo agiye kubatabara. Ku rundi ruhande mu ishyamba ahari aba bakobwa Kati na Sironi, uyu mukiriya wa kabiri wari uje kubafata ku ngufu nyine, bivuze ko aba bakobwa bagurishwa n'aba basore Jedi nyine na Lucas. Ngo umukiriya wari uje yari ameze nabi cyane kurusha uwa mbere waje ameze nk'umusazi. Uyu musore Jedi na Lucas bafunze amasura yabo n'imitwe bakoresheje za maske. Uko niko umukiriya wari uje kubareba nyine yaje yegera imbere. Uyu mukiriya wari wambaye maske imeze nk'iy'ingurube yegereye uyu mukobwa Sironi, amujyana imbere muri kontineri nyine ariho agiye kumusambanyiriza. Nyuma y'uko uyu mukiriya agiye, noneho Kati niwe wari ugezweho kugira ngo ajye guhumuriza umukobwa Sironi nawe wari uri gutitira. Mu bigaragara uyu mugabo wari wambaye maske y'ingurube yari yakoreye ibintu by'ibishitani cyane uyu mukobwa Sironi, kubera ko uyu mukobwa noneho yari yahuye n'ihungabana rirenze cyane
cyane kurusha mbere uko byari bimeze. Ku rundi ruhande uyu mugabo Jason yaje kugera muri office ya sherifu ndetse ubwe yihurira n'uyu musherifu wa mbere ukora ibikorwa byo kugurisha abagore n'abakobwa muri aka gace, ariko ntabwo yari amuzi. Ahangaha ni naho uyu mugabo burya Jason yaje kumenyekanira ko atari umupolisi usanzwe ahubwo ari umu agent wa FBI. Mu magambo adaciye ku ruhande uyu mugabo Jason yavugishije ukuri avuga ko mwishywa we yashimuswe, ndetse kugira ngo anagaragaze ko ibi bintu abyitayeho cyane cyangwa se ahangayitse, uyu mugabo Jason yahisemo kubwiza ukuri uyu musherifu uburyo yamenye ko Kati yashimuswe, kubera ko bari barumvikanye ko azajya akoresha kode, none uyu munsi akaba yakoresheje kode yakoresheje muri message yohereje ejo. Ku rundi ruhande mu ishyamba Kati ndetse na Sironi barimo, uriya mugabo sherifu yahise amenyesha bano bantu bashimuse bariya abakobwa ko uriya mukobwa Kati afite onkere we w'umu FBI, ndetse aba bakobwa bakaba baranabeshya ijambo ry'ibanga bakoresha kugira ngo bacunge umutekano wabo. Bivuze ko aba babashimuse bavumbuye ko ijambo ryo gukoresha atari Apple ahubwo ijambo rigomba guhinduka buri munsi, kubera ko batifuzaga ko uriya mu FBI yinjira muri ibi bikorwa byabo bakamenya ko bashimuta abagore n'abakobwa ndetse bakanabagurisha. Uyu mu boss Boris yabwiye umusore witwa Jeff kwica bariya abakobwa bombi ndetse imibiri yabo akayijugunya. Ariko ikintu batari bazi nuko ubwo babivugaga uyu mukobwa Kati yarimo kubumviriza yumviriza ikiganiro cyabo. Ibi ngibi uko byari biri kuba niko uyu mugabo Jason nawe atari yicaye ku rundi ruhande, yahise aza kuri ya cafe aho yasize Kati na Sironi cya gihe aho bari bagiye gutegera bisi. Ahita abaza uyu mugabo yasanze kuri kontwari, amubaza amakuru ya Sironi na Kati ndetse abereka amafoto yabo, ndetse uyu mugabo yibukaga neza ibyabaye ubwo bavaga ahangaha. Ahita abwira Jason ko hari abasore baje kubatora, abasore bari mu modoka y'ubururu. Ku munsi wakurikiyeho Kati yabwiye Sironi ko ababashimuse bari gupanga kubica. Mbere yuko babandi babashimuse baza hano, wa musore wari wateganijwe kwica bano bakobwa yazanye na wa mugabo wabafashe ku ngufu mbere, ndetse arangije amusiga ahangaha kugira ngo abe ari kubareba. Uyu musore w'umusazi, uyu mukobwa Kati yahise afatirana amahirwe atangira kuryoshya no kureshyareshya uyu mugabo w'umusazi wari wanamusambanyije mbere. Arangije aramwegera, ariko uyu mugabo mu gihe we yaratangiye gufatwa azi ko ibintu bigiye kugenda neza, uyu mukobwa Kati yahise amuruma mu ijosi umuhogo arawurya n'amenyo. Aba bakobwa uko ari babiri nibwo bahise batangira kwibohora amasheni yari abafashe, ndetse ahangaha bahita banahacika. Ntabwo byaciye igihe kinini, wa musherifu yaje ahangaha ikintu kimuzanye ari ukwica ba bakobwa uko ari babiri Kati na Sironi. Ariko mu kugera ahangaha ari kwitegereza ibyahabereye, yasubije amaso inyuma asanga imodoka ye abakobwa Kati na Sironi bamaze kuyiba. Aba bakobwa babiri bakiva hano muri iri shyamba bahise berekeza mu mujyi, baza mu iduka ricuruza ibintu by'ibyuma kugira ngo bagure ibyuma bagiye gukoresha barimo kwihorera, batoranya udushoka n'ibindi. Ahangaha byagaragaraga ko noneho ibintu bigiye kugendekera nabi cyane bari abantu babashimuse. Aba bakobwa babajije ukora kuri reception y'ahangaha muri iri duka ricuruza ibyuma, bamubaza niba yabazi umugabo witwa Boris ufite imodoka y'ubururu, ndetse uyu mugabo abasubiza ko amuzi ndetse azi naho atuye. Ku rundi ruhande muri uwo mujyi, Jason onkere wuriya mukobwa Kati yakomeje gukora iperereza, asura kampani ya insurance y'iriya modoka. Abangaba yabahimbiye inkuru ababwira ko yaje kugongana n'imodoka y'ubururu, ababaza umuntu waba ufite iyo modoka. Ku rundi ruhande niko uyu mugabo Boris boss wa Jedi ndetse na Lucas yaje kugaruka mu rugo. Ariko mu kwinjira muri iyi nzu, umukobwa Kati na Sironi bari bamaze kwinjira muri iyi nzu mbere atabizi. Ako kanya batangiye kumutera ibyuma birimo imisumari, isura ye barayihindanya bibi cyane. Uyu mugabo bamaze kumufatirana bamuzirika no ku meza, ahubwo we yatangiye kubatakambira kugira ngo bamubabarire, ndetse ababwira ko agiye kubaha amafaranga menshi cyane nibababarira ubuzima bwe. Uyu mugabo ni nako bamukubitaga ibyuma mu mutwe nta mbabazi bamufitiye. Ku rundi ruhande, uyu mugabo Jason nawe yageze imbere y'urugo rw'uyu mugabo. Mwimbere Kati na Sironi batangiye guhata ibibazo uyu mugabo Boris, bamubaza imyirondoro y'umugabo waje yambaye maske y'ingurube. Uyu mugabo yanze kubabwira ukuri. Aba bakobwa Kati na Sironi bafashe icyuma kiriho ibyuma bishinze nk'amacumu batangira kubimujombagura inyuma. Ibi ngibi akaba ari nabyo byaje kumwica. Nyuma yaho ubwo Jason yinjiraga mu nzu y'uyu mugabo Boris, yaje gusanga uyu mugabo bamuhemukiye cyane, ariko abakobwa bagiye.
ndetse baje gusanga uyu mugabo arimo gupfa agenda apfa kubera ibyo bamukoreye. Kinjira muri iyi nzu yahise yumva imodoka iri guhorera iva aho ngaho. Imodoka ivuye aho ngaho irimo abakobwa Kati na Sironi. Kati na Sironi bavuye aho ngaho bihuta, mu gihe uyu mugabo Jason we yajyanye uriya mugabo Boris kwa muganga. Ku rundi ruhande sherifu yaje kubwira uyu mugabo Jason ko Boris atabashije kubaho, mbese ibyo bari abakobwa bari bamukoreye byari byamwishe. Uyu mugabo Jason niko yakomeje guhangayika cyane, ahitamo guhamagara telefone ya Kati kugira ngo yumve byibura niba yabafatisha. Ariko agihamagara telefone ya Kati, iyo telefone yasoneye mu mufuka wa sherifu. Sherifu yahise amutunga imbunda nyuma yuko abonye ko yafashwe. Ku rundi ruhande Kati na Sironi bahise baza bahagarara imbere y'urusengero, kuko wa mugabo ngo uwambaraga masike yari umupadiri wo muri aka gace muri uyu mujyi. Uyu mukobwa Sironi yaje kwinjira muri uru rusengero, ndetse ubwe yibonanira na padiri imbona nkubona amaso ku maso. Afatanije n'uyu mukobwa Kati, inshuti magara ye, bakoze ibishoboka byose uyu mupadiri bamushyira hasi, kuko uyu mukobwa yamuturutse inyuma mukubita ikintu mu mutwe. Aba bakobwa bari barakaye cyane bamaze kuva ahangaha kuri paruwasi, bari bameze nk'abantu batangiye gukora iki gikorwa cy'ubwicanyi bwo kwihorera, ariko bari kubikorana ubwitonzi cyane ndetse bameze nk'abantu bari kuryoherwa. Mu guparika imodoka ahangaha, kumbe uyu mugabo wazaga yambaye masike ndetse akaba ari n'umupadiri ntabwo bari bamwisha, ahubwo baje bamukuruye inyuma y'iyi modoka. Aba bakobwa bombi bahise bazana imodoka bayihagarika ahangaha, bafata peteroli bayimusukaho ndetse bacana n'urumuri, barangije baramutwika. Uko aba bagore bari bakomeje kwihorera ku bagabo babafashe ku ngufu, niko onkire wa Kati Jason we yari yafashwe bugwate na wa musherifu. Ndetse uyu mugabo Jason ari ahangaha muri iyi nzu ya sherifu, yaje kubona uyu musherifu yafashe n'abandi bakobwa babiri bugwate. Ku bw'amahirwe Kati na Sironi bahise baza muri iyi nzu, baza kubohora uyu mugabo Jason, bahita bamukubita ikintu nawe bamufata bugwate. Uyu mugabo baramuziritse ndetse bakomeza kumutorutira cyane bamutoteza bakoresheje icyo bita Russian roulette. Russian roulette ni kwa kundi abantu bashyira amasasu mu imbunda ya revolver, noneho bakagenda barasa, isasu ryasohoka rigasohoka cyangwa ritasohoka ntirisohoke. Aba bakobwa uko ari babiri bari batangiye kuryoherwa n'umukino bari barimo, ariko nanone ku rundi ruhande ntabwo umuntu yabarenganya kubera ibyo bari bakorewe. Uko barasaga niko uyu mugabo yikangaga nyine isasu rigiye kumujyamo. Aba bakobwa uko babikoraga niko bagendaga bagurana imbunda, buri wese arasa agahereza undi. Uyu musherifu abonye agiye gupfa yatangiye gusaba imbabazi, avuga ko yakosheje. Ako kanya avuga ko yakosheje nibwo uyu mukobwa Kati yahise afata umwanzuro wo guhita amurasa isasu ryo ku mutwe aramwahuranya. Nyuma yaho gatoya aba bakobwa Sironi ndetse na Kati bahise barekura bano bakobwa babiri bari bashimuswe n'uriya musherifu, ndetse bababwira ko bagenda bakarekura uriya Jason anko wabo. Bivuze ko aba bakobwa batari biteguye kwiyereka uyu anko wabo Jason. Uyu mugabo Jason yagerageje kubaza bano bakobwa umuntu waba wishe sherifu, ariko kubera ko uwo muntu yari ababohoye banga kumuvuga. Bivuze ko uyu mugabo Jason atarazi ko Kati na Sironi aribo bari gukora bino bikorwa byo kwihorera. Mu gihe cyakurikiyeho uyu mukobwa Kati na Sironi baje gusura wa mugore nyina wa Jedi na Lucas, bamusuye mu nzu we ndetse bafata umwanzuro wo kumuroga nk'uko nabo yabaroze mu minsi mike yashize mbere y'uko bashimutwa na bariya bahungu be. Uyu mugore baramuziritse barangije bamujyana muri basement yo hasi, aho uyu musore Jedi bari bamuziritse amaboko ndetse banamukize n'umugozi mu ijosi. Uyu musore Jedi bamukubise ikintu mu mutwe bakoresheje baseball bat, cyangwa se kiriya kintu bakoresha bari gukina baseball, kandi bahatiriza mama wo kubireba amaso ku maso. Uyu musore Jedi baramukubise bakomeza kumwica ari nako nyina bireba. Ubukurikiyeho uyu mugore bamujyanye aho Lucas ari. Uyu musore Lucas nawe bari bamuzirikiye ku ntebe, ariko aho kumukubita ahubwo baramuzituye barangije bamuhereza ya nkoni bamubwira ko agomba gukubita mama we kugeza amwishe. Uyu musore Lucas mu gukiza ubuzima bwe agiye kwica nyina, uyu mukobwa yahise afata imbunda arayimutunga. Uyu musore Lucas mu kumva ijwi rya mama wamutakambira yahise ahindukira umukobwa umwe ahita amurasa n'imbunda aramwahuranya ahita apfa. Nyuma yaho gatoya abo bakobwa uko ari babiri bahise bafata imbunda bayishyira kuri uyu musore Lucas kugira ngo bagaragaze ko uyu mupangu wo kwica abantu bose ari we wawukoze. Uyu mugore nyina w'aba basore wari wataye umutwe yahise ababwira ko agiye kubaha amafaranga kugira ngo bakize ubuzima bwe. Abo bakobwa barasetse, ariko aho kugira ngo bakize ubuzima bwe uyu mukobwa Kati yafashe cya cyuma bakoresha bari gukata ibyasi arangije aracyatsa
arangije agitemesha uyu mugore isura ye n'umutwe byose abikuraho. Aba bakobwa barangije kwihorera kwabo, uyu mugabo Jason yaje gufata aba bakobwa Kati ndetse na Sironi, arangije abashakira ibyangombwa ndetse abapakirira n'ibikapu, abavana muri aka gace bari batuyemo berekeza muri wa mujyi wa New York bashakaga kujya gushopingiramo iyo bakora ka kazi bari kuzigamira ya mafaranga bari bagiye gukoraho. Ndagushimiye cyane wo kuri cyagasobanuye k'uyu munsi. Niba utarakanda no kuri subscribe, reba hano hasi ukande kuri subscribe kugira ngo buri uko tugiye dushyiraho agasobanuye ka filime uzajya uhita ukakira bitakugoye.